Ishyano riragwira no mwa Abanyarwanda mwe ibiri kuvugwa mu Rwanda cyangwa se ibiri gukorera mu Rwanda byakomeje kugenda bitera ubwoba. Navuga ko mu by'ukuri ibi aribwo bwa mbere bibaye mu Rwanda kubona inzoka ebyiri mu by'ukuri zitandukanyije uruhu, n'inzoka mu by'ukuri zibasha kuba zanavutsa ubuzima bw'abatari bake, n'inzoka mu by'ukuri zakomeje kugenda zinatangaza benshi ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri ni inkuru yakomeje kugenda ivugwaho. Reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu. Nimba aribwo bwa mbere tugusaba kwandikisha ku muryango mugari wa Energy Empire, ukande subscribe bikaruka kanda kuri nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu. Kandi ni inkuru zakomeje kugenda mu by'ukuri zivugwa hirya no hino ku isi, ni inkuru zakomeje kugenda zica agahigo. Mu by'ukuri abantu bagera kuri 35 bahise bicwa n'izi nzoka ebyiri zikomeje kugenda mu by'ukuri zinateza impaka mu Rwanda, zakomeje kugenda zinatera benshi ubwoba. N'inzoka mu by'ukuri zigaragaye aho kandi tugiye kuba twarebera hamwe mu by'ukuri abapfuye ndetse n'abarokotse, aho kandi byakomeje kugenda binavuga ko mu by'ukuri inzoka zari zihishe hasi mu mazi zikaba zizamutse mu by'ukuri zikaba zinatwaye ubuzima bw'abatari bake. Uyu munsi zikaba zitwawe mu by'ukuri zanishwe, ariko uyu munsi munyuma tube twarebera aya makuru hamwe tugiye kuyakugezaho. Nitwa Mr John Fermo. Ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru yakomeje kugenda itera benshi ubwoba, ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda igaragaramo ibiremwa bidasanzwe, aho kandi hagaragaye inzoka ebyiri. Ndagira ngo nyine mu by'ukuri murabona n'umuntu umeze nkaho nyine yicaye hasi, ariko mu by'ukuri ufite ijosi ridasanzwe ndetse kandi akaba anafite uruhu rwe rukaba rwirabura cyane, mu by'ukuri rukaba rufite nyine igikara kidasanzwe. Ni ibinyabuzima mu by'ukuri bidasanzwe bigaragaye mu Rwanda. Noneho ibikomeje kugenda bivugwa byakomeje kugenda bitera benshi ubwoba ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru yakomeje kugenda avugwa mu by'ukuri, aho kandi yakomeje kugenda agarukaho n'abatari bake. Abasesenguzi bose mu Rwanda bakomeje kugenda bavuga kuri iyi nkuru, ndetse kandi na polisi yabashe kuba yafata imwe muri izi nzoka yakomeje kugenda inatwara ubuzima bw'abatari bake. Yakomeje kugenda itangaza ko mu by'ukuri aribwo bwa mbere mu Rwanda habashe kuba hanaba ibikorwa nk'ibi ngibi. Ni ibikorwa mu by'ukuri bibaye bikaba binatangaje cyane, aho kandi abagera kuri 35 mu Abanyarwanda bashe kuba banahaburira ubuzima. Abanyarwandakazi, barundikazi, iyi nkuru yateye benshi ubwo. Ni inkuru tugiye kuba twakazikira mwe tunareba mu by'ukuri izi nzoka zaturutse cyangwa se mu by'ukuri kugira ngo inzoka zingana gutya zibe zatura hasi mu butaka, ndetse kandi naho zazituye hejuru yaho mu by'ukuri habaga abantu cyangwa se abaturage bakomeje kugera mu by'ukuri banatanga ubuhamya ko kandi muri aka gace kakundaga kuba kiganjemo umutigito wa buri munsi, bikanabatera ubwoba bukomeye cyane. Kumbe n'inzoka zari zibiremo munsi mu butaka mu by'ukuri. Bikandi byakomeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri mu karere ka Gatsibo hakomeje kugenda hanagaragara mu by'ukuri ibinyabuzima bidasanzwe, hakaba hakomeje kugenda hananzikwa cyangwa se mu by'ukuri hanakorwa ubushakashatsi. Dore ko kandi abaturage bakomeje kugenda banatanga ubuhamya bavuga ko mu by'ukuri ahangaha hakundaga kuba haza n'umutigito ukabije cyane, ababashe kuba banaburira ababo. Imyigaragambyo y'inzoka ibashe kuba yanaba mu by'ukuri zikaba ziturutse hasi mu butaka zikaza hejuru, zikaba zanafata n'abantu zikaba zanabarya. Ariko mu by'ukuri ahangaha utarutse metero 55 washyika ku kiyaga, ndetse kandi bavuga ko mu by'ukuri inzoka umutwe wayo wari uri mu kiyaga, ndetse kandi umurizo wayo ugera mu gace abaturage batuyemo, bikanatuma mu by'ukuri abaturage bakundaga kumva umutigito bitewe n'uko inzoka yihindutsaga mu by'ukuri, bikanatera umutigito udasanzwe. Inzoka ikimara kuzamuka mu by'ukuri yahise ifata abantu bagera kuri 35 ihita ibavutsa ubuzima. Ni inzoka ebyiri mu by'ukuri, imwe ifite uruhu rujya kumera nk'umweru, indi kandi ifite uruhu mu by'ukuri rurimo umukara ndetse rukaba rurimo ikinombe. Bikaba byakomeje kugenda binatangaza benshi amabara y'uru ruhu rw'izi nzoka, bigakomeza kugira mu by'ukuri binavuga ko izi nzoka zikomeza kugenda zigaragaza impinduka ikomeye cyane, ndetse n'abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ubwoba bukomeye cyane nyuma yuko aka gace kagaragayemo ibiremwa bidasanzwe cyane. Bikomeje kugira mu by'ukuri bibatera ubwoba, ndetse kandi benshi bakomeje kugenda bigaragambya bavuga ko mu by'ukuri ababo baburiye muri iyi myigaragambyo y'inzoka mu by'ukuri, basaba leta ko yagira icyo yakora cyangwa se icyo yabafasha kuri aba babo babuze muri imyigaragambyo y'inzoka yakomeje kugera mu by'ukuri inagaragara ku isaha y'isa 3:15. Bikaba ari byakomeje kugera mu by'ukuri bivugwa n'abasesenguzi bakomeye cyane, aho kandi Mutesi Kove yakomeje kugenda mu by'ukuri anagaruka kuri iki kibazo cy'inzoka zakomeje kugenda kiba ingutu hano mu Rwanda. Mu by'ukuri nibwo bwa mbere hagaragaye inzoka nk'izi ngizi, nibwo bwa mbere mu by'ukuri hagaragaye ibiremwa bidasanzwe. Navuga ko ari igitangaza gikomeye cyane. Navuga ko mu by'ukuri nanone izi nzoka zigiye kuba zajyanwa muri parike kugira ngo mu by'ukuri zize zikomeza kugenda zinatereza u Rwanda amadovize, cyangwa se abakomeza kugenda bagaragaza ubukerarugendo banabwonge mu by'ukuri banatangiye amafaranga mu Rwanda. Inzoka zije kuba zanakingiriza Abanyarwanda uyu munsi, ariko zakomeje kugenda mu by'ukuri zinateza impaka zikomeye cyane. Inzoka bakimara kuba banazibona, ndetse kandi nagira ngo nyine murabona bahise bazanye imodoka nini cyane. Ni imodoka yagikururane bahise bayizana mu by'ukuri bayipakiramo ikiyoka. Bakimara kugipakiramo cyoka mu by'ukuri cyageze aho kigera, kikimara kugera muri zoo cyangwa se mu by'ukuri hano muri parike ya Nyungwe, cyahise kinyagambura mu by'ukuri kinica abashoferi bari batwaye imodoka. Bikaba ari byakomeje kugera mu by'ukuri binatera benshi ubwoba. Inzoka mu by'ukuri zakomeje kugenda zibazwa n'abaturage bavuga si mu by'ukuri inzoka zabashe kuba zajyanwa muri parike zajya zisugwa
ntabwo zabangamira abazisura, dore ko kandi izo nyine mu by'ukuri zitabasha kuba zanatozwa kuba zabona abantu bose zibonye zita mu by'ukuri zinahuma cyane, zigakaragaza urusaku rudasanzwe, n'urusaku mu by'ukuri rushobora kuba rwagira nk'irusizi ruvuye nk'i Kigali. Mu by'ukuri ndagira ngo mu Rwanda hose mwakomeje kugenda mu by'ukuri uduce tw'uturere bakomeje kugenda banatangaza ko imvura iribuze kuba yanagwamo cyane. N'inzoka mu by'ukuri ziba zinatangaje cyane, n'inzoka zakomeje kugenda mu by'ukuri zigaragaza ibintu bikomeye cyane, aho kandi inzoka zatontomye cyane mu by'ukuri abaturaniye hano Gatsibo bagakomeza kugenda bumva umutingito udasanzwe cyane, zikimara kuba zazamuka mu by'ukuri byavuze ko amazu yasenyutse ndetse kandi n'iki kiyaga gikomeza kugenda kinatubana cyane, kigaragaramo umwanda ukabije cyane. Niyo mpamvu mu by'ukuri abanyarwanda bose bakomeje kugenda babona inkuru nk'izi ngizi ku mbuga nkoranyambaga zikomeza kugenda zitrendinga, bavuga ko mu by'ukuri inzoka nk'izi ngizi zidasanzwe cyangwa se inzoka zibashe kuba zagaragara mu Rwanda. Noneho ni ibintu biteye ubwoba mwa abanyarwanda mwe, ni ibintu mu by'ukuri bikomeza kugenda bivuga ko byakomeje kugenda binatangaza benshi cyane, ni byakomeje kugenda binatera ubwoba bukabije cyane. Uyu munsi reka tugaruke ku bagera kuri 35 babashe ko bahitanwa inzoka mu by'ukuri zagaragaye muri Gatsibo, bikaba byakomeje kugenda binatera abaturage bahateraniye ubwoba. Mu by'ukuri bavuga ko aka gakire bashobora kuba banakavamo kubera ko gakomeje kugenda kagaragaramo ibiremwa bidasanzwe. Mu by'ukuri banasaba leta ko yanabimura kubera ko baturaniye n'ikiyaga neza neza, mu by'ukuri bikanatuma mu by'ukuri bakomeza kugenda banagira ubwoba bukabije cyane. Abaturage bose batuye muri iyi zone mu by'ukuri ituraniye n'ikiyaga bakomeje kugenda basaba leta y'u Rwanda ko mu by'ukuri yanabimura bakaba banavangaha, nyuma y'uko hakomeje kugenda hanagaragara ibisimba cyangwa se inyamaswa zidasanzwe, bikanatuma mu by'ukuri zikomeje kugenda zinabatera ubwoba. Bakomeje kugenda mu by'ukuri batanga ubuhamya ko aka gace gakomeza kugenda kanagaragaramo umutingito udasanzwe, bikanatuma mu by'ukuri aka gace gakomeza kugera mu by'ukuri kagaragaramo amabara akomeye cyane, aho kandi biravuga ko mu by'ukuri umuhengeri ukomeza kugenda unava muri iki Kivu ukomeza kugenda unababangamira cyane. Ari mpamvu bakomeje kugenda banatanga ubuhamya bavuga ko mu by'ukuri aka gace gakomeza kugenda kagaragaramo ibiremwa bidasanzwe, bikanatuma mu by'ukuri bikomeza kugenda binatera ubwoba abahaturaniye. Bakaba basabye leta ko yabasha kuba yanabimura ahangaha, aho kandi ababashe kubaburira ababo muri mutingito cyangwa se mu by'ukuri muri impanuka zatejwe n'izoka, bakomeje kugenda banasaba leta y'u Rwanda ko mu by'ukuri igira icyo yakora kugira ngo mu by'ukuri nabashe kuba babona impozamarira yatewe n'izoka zakomeje kugenda zinazamuka mu butaka, ndetse kandi bavuga ko ari ibiyoka bibiri binini cyane, n'ibiyoka byakomeje kugenda bitungura benshi cyane. Abakomeje kugenda babibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakomeje kugenda mu by'ukuri babyibazaho cyane, bavuga ko izi nzoka zidasanzwe, inzoka zifite uruhu rutandukanye, ndetse kandi ubona ko ari ibiyoka nyine mu by'ukuri binatandukanye cyane, aho kandi ikiyoka cy'umweru cyakomeje kugenda kinagaragara mu by'ukuri gifite ubuntu bw'ubuzi ku ruhande, bikanatera benshi ubwoba bakomeza kugenda bibaza ibiremwa nk'ibi ngibi bidasanzwe byabaga mu Rwanda bikaba bitanazwi, kugira ngo ikiyoka kibashe kuba cyanaba munsi y'ubutaka kinakure gutya. Ni ibintu mu by'ukuri bitangaje cyane byakomeje kugenda binatera benshi ubwoba, bakomeza kugenda bibaza mu by'ukuri iyi nzoka kugira ngo inajye mu butaka munsi ibe yanakuramo, ni ibintu mu by'ukuri binatangaje. Reka ngushimire ko ukomeza kugenda ubana natwe gatanu kandi we wakanze subscribe. Ciao ciao.